Yes, welcome back and back. Reka ngusuhuze cyane kandi nguhe ikaze kuri Brando TV show. Reka amakuru yacu tuyanzikire i Huye ariko duhera mu myidagaduro. Ni ukuvuga ko mu minsi ishize mike cyane hari amakuru wagiye ukomeza gukurikirana, amakuru y'umukobwa abenshi bitiriye Ishanga. Ni umukobwa wamenye ubwo The Ben yajyaga gukorera igitaramo i Musanze maze akaza kwifotozanya n'uyu mukobwa, aho benshi bacitse ururondogoro bavuga byinshi kuri we. Uyu mukobwa rero mu minsi ishize nanone hakwirakwiye videwo y'urukozasoni, videwo rwose niba ukurikirana iby'imbuga nkoranyambaga ndahamya ko wayibonye, aho uyu mukobwa yari kumwe na bagenzi be batatu. Ni ukuvuga Kwizera Emeryne, ibyo bakoraga singiye kubisubiriramo aha ngaha kuko warabyiboneye n'amaso yawe. Ni videwo rwose yakwirakwiye yahererekanyijwe inshuro zirenga miliyoni, ihererekanywa n'abantu bayohererezanya. Uyu mwana w'umukobwa rero kuri ubu ngubu we na bagenzi be bari mu kigo ngororamuco cya Huye Isange Rehabilitation Center giherereye mu murenge wa Ngoma mu ntara y'Amajyepfo. Ni ukuvuga ko bitewe n'imyitwarire bagaragaje, imyitwarire idahwitse, bagiye kugororwa cyangwa se gusubizwa ku murongo muri iki kigo. Ni ibintu rero bikomeje kugenda bivugwaho na benshi, aho bavugaga batese uno mwana w'umukobwa byari bikwiye ko ashyirwa muri iki kigo cyangwa se yari akwiye gufungwa we na bagenzi be bakaryozwa ibintu bidahwitse bakoze, dore ko ibyo bakoze rwose bidahwitse mu muco nyarwanda. Ariko hari abavuze bati Emeryne ni umwana muto, ntabwo ari igitangaza kuba yajyanwa aho ngaho muri rehabilitation. Abandi bati yari akwiye gushyirwa muri RIB agasobanura ku byerekeranye n'ibyo byaha yakoze. Amakuru rero ahari ni uko hari benshi bari bavuze ko RIB yamaze guta muri yombi uyu mukobwa, ariko kuri ubu ngubu amakuru nanone atugeraho ni uko ari muri icyo kigo arimo kugororwa. Amakuru yandi tugiye kugarukaho ni uko Philipita, umunyamakuru ubivanga no kuririmba ndetse akaba n'umu-DJ w'izina rikomeye hano mu Rwanda, yahaye gasopo abakomeje kumwigirizaho nkana bakibasira shene ya YouTube channel ashyiraho ibiganiro bye. Ni ukuvuga yuko yabihanangirije. Reka rero tubisoreze aha ngaha, ndasagaruka mu kanya nkubwira uko ku kibuga cy'imirwano bimeze hariya i Goma. Ibintu byakomeje kudogera, dore ko ikindi wamenya ari uko imfungwa ibihumbi birenga 4 n'ibihumbi 4,400 zatorotse gereza ya Munzenze iherereye mu mujyi wa Goma, intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ayo ni amakuru agezweho turi buze kugarukaho. Ikindi ni uko abana bo mu muryango Shell Silver Foundation basuye ishuri mpuzamahanga rya Ntare Louise Land School mu rwego rwo gusangizanya ubumenyi ndetse n'impano zitandukanye bagaragaza inyota yo kuryigamo mu gihe bazaba barangije amashuri abanza. Ngayo nguko, aho Imana akomeze kubana nawe. Shalom shalom.